ni byiza kuvuga amakuru pe, byumvikana tugatangaza amakuru kuko ni ngombwa. Ese koko buri nkuru yose y'ibyabaye ku muntu ni ngombwa kuyivuga? Niba wenda udaha agaciro umuntu, banza wowe wireba. Hagize umuntu kuvuga akakuvuga nabi, wumva wakumva umeze ute? Yes, nkwaye ikaze kuri Muzehe Yakurinze Empire, by'umwihariko wamaze gukanda subscribe, kandi ndashimira wowe udahwema kuduha igitekerezo uko bukeye n'uko bwije. Mubwira ni igitekerezo cyawe ni ingenzi kuko nicyo dushingiraho dukora ibi biganiro. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi tugarutse mu kiganiro Urukiko Nyarwo, aho kuri iyi nshuro tugiye kuganira ku nkuru imaze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane urubuga rwa YouTube, ivugwa ku ifungwa rya YouTube channel y'umunyamakuru Mwanafunzi. Mwanafunzi ni umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane haba mu Rwanda ndetse no mu bihugu bidukikije. Ikibazo cyabaye rero si uko YouTube channel ye yasibwe, ntabwo aricyo dushaka kuvugaho uyu munsi, ahubwo ni uburyo abanyamakuru bakora umwuga nk'uwe kuri YouTube channel bagenda bavuga inkuru yibye mu buryo bugiye butandukanye. Bamwe bavuga inkuru ye basa n'abikinira, abandi bavuga inkuru basa naho bagambiriye ikindi kintu cy'inyungu zabo bwite. Ikibazo cyabaye si uko channel ya Mwanafunzi yafunzwe, ahubwo ni uburyo bamwe mu bakora umwuga nk'uwe bagiye batangaza iyi nkuru y'isibwa rya YouTube channel ya Mwanafunzi, bashyiramo ibikabyo. Ubona bamwe basa naho bashaka kwisekera mugenzi wabo, kandi mu by'ukuri iki kiba kibaye kiba kigomba kuba icyigisho. Reka hano dufate umwanya turebe zimwe muri titire zagiye zivugwa kuri iyi nkuru ya Mwanafunzi. Titire ya mbere iravuga iti: imbuga ze zabuze, YouTube ndetse na Twitter isigaye yitwa X. Undi yaravuze ati: Mwanafunzi mu gahinda kenshi, aho yashizeho n'ibimenyetso by'amarira. Undi yaravuze ati: Mwanafunzi noneho yarakajwe n'iki? Undi yaravuze ngo inkuru y'akababaro yibaye kuri Mwanafunzi. Kwititire uyu avuga ngo icyatumye YouTube isibwa, mu byagiye bivugwa n'impamvu yatumye YouTube isibwa ntabwo byinjiyemo cyane, uretse ko mu kubyumva kuko kugira ngo dukore ikiganiro twagiye twinjiramo imbere ngo tukumva, ese twumve iyi titire ishatse kuvuga, hari abagiye kudusobanurira icyatumye kino kibazo kibaho, wenda wumve icyo ari cyo, ugira n'ikindi kintu wakuramo. Ariko wakwinjiramo ukumva rimwe na rimwe umuntu yashyiraho titire agashyiraho na thumbnail, ariko ukumva ibiri inyuma kuri titire nta naho bihuriye n'inyigisho urimo gutanga. Ibi twagiye twikorera ubushakashatsi. Ushobora kuvuga uti se ko iyi nkuru tuyivuze dukerewe? Oya, birazwi cyane, ntabwo urukiko ruca urubanza rw'abantu bagiye kuryoshya, ahubwo urukiko ruca urubanza rw'ibyabaye nyuma y'uko abantu binezeza icyavuyemo. Ntabwo tujya kubitindaho cyane, gusa hari indi titire we yaravuze ati: aseka imbohe. Hepfo aravuga ngo ntumuseke, ahandi aravuga ngo witonde, channel ya Mwanafunzi yasibwe. Tutanabitinzeho cyane, ni channel y'umugabo bita Gatari Fred. Uyinjiyemo yarasobanuye ikibazo cyabaye, arangije atanga n'inama ndetse asobanura uburyo n'ibyo umuntu akwiye kwirinda, ariko asoza avuga ngo turizera ko bishoboka ko iyi channel ishobora kugaruka. Hari ibyo akoze arabisobanura. Nawe niba ukeneye kugira ngo ubimenye, kuko nawe utunze YouTube channel, injiramo mu kiganiro cye yakoze kivuga ngo witonde channel ya Mwanafunzi yafunzwe, uri buze kubyumva.
gusa nari mvuze nti ntabwo turi buze guhita tumuvugaho none, ariko bibaye ngombwa ko mbivuga kurya icyiza kiravugwa. Reka twikomereze rero tuze mu kiganiro cyacu nyirizina, twibaza tuti ese koko buri nkuru y'ibyabaye ku muntu ni ngombwa kuyivuga mu bitangazamakuru? Ese hari umurongo ugena aho itangazamakuru rikwiye kugarukira? Tugiye gusuzuma hano impamvu eshatu cyangwa se ebyiri z'ingenzi. Impamvu ya mbere, hari impamvu ishobora gutuma biba byiza kuvuga inkuru y'umuntu, hakaba n'impamvu ishobora gutuma biba bibi kuvuga inkuru y'umuntu. Ibyo bintu tubyumve neza. Urabana natwe muri ibi biganiro, uri buze gusobanukirwa n'ibi bintu tuvuze. Impamvu ya mbere ishobora gutuma biba byiza kuvuga inkuru y'ibyabaye ku muntu, niyo ushaka kumushakira ubufasha. Urugero, kurwaza birenze igipimo, noneho wowe ukavuga impamvu ze, ukavuga ibyabaye ubibwira abantu, wabicisha ku itangazamakuru, aho wabicisha hose mu gihe uri inyangamugayo, ukavuga ya nkuru ya wa muntu ugamije kugira ngo umukorere ubuvugizi. Ibyo birashoboka cyane, biba byiza cyane kuvuga inkuru y'umuntu ukayivuga yose, kuko uba ugamije kumutabariza. Ari mu bitaro, ararembye, ndetse ubushobozi bwe busa naho buri hasi, ariko akeneye ubufasha. Icyo gihe uremerewe cyane rwose kuvuga inkuru y'umuntu. Ibi rero bishobora gutuma koko niba umuntu yagize ikibazo, kumuvugaho bishobora kugira akamaro rwose, bikagira icyo bimwunganiraho. Indi mpamvu ya kabiri ishobora gutuma biba byiza kuvuga inkuru y'umuntu, ushobora gufata inkuru y'umuntu, wamara gufata ya nkuru y'umuntu ukayifashisha, ukavuga ibyamubayeho, ukabisobanurira abantu. Wamara kubisobanurira abantu, ugatangaho icyigisho kugira ngo abantu birinde amakosa, ndetse ahubwo nawe ubwe akaba yaboneraho icyo yakora kugira ngo YouTube isubirane. Nawe ukabyumva, ariko ukumva ikosa ryakozwe, nyuma yaho ukumva n'umuti w'icyakorwa, wowe ukirinda mbere y'uko amakosa aba. Kandi n'igihe wakoze ikosa, kuko utabaho wenda ngo we wabura ikosa, ukaba wakumva icyakozwe kugira ngo ibyari YouTube niba yari yagiye icyatumye igaruka. Ibyo biba byiza, aho ngaho niho kuvuga inkuru y'umuntu bishoboka. Hari inkuru y'umuntu rero ishobora kuba nk'icyigisho gikomeye, ukayivuga kugira ngo abandi bigireho, barusheho kwirinda amakosa, cyangwa bakomeze gukosora amakosa, cyangwa se bakomeze kuba maso. Ibyo birashoboka cyane, aba ari byiza cyane. Reka tugere ku mpamvu ebyiri noneho zituma biba bibi kuvuga inkuru y'ibyabaye ku muntu. Impamvu ya mbere ishobora gutuma biba bibi kuvuga inkuru y'umuntu, ni ukuyivuga ugamije kumukomeretsa, ugashyiraho titire mbi ku nkuru y'umuntu, ugashyiraho komantere mbi, ngo Ismael Mwanafunzi mu marira menshi, ngo imbuga ze zirasibwe, ngo YouTube ndetse na Twitter n'izindi mbuga ze zose ngo zirasibwe. Mu by'ukuri kugeza kuri uyu munota ntabwo urumva amakuru ya Mwanafunzi avuga ngo ngiye byangendekeye gutya. Nta bitangazamakuru byandika cyangwa se ibindi bivuga izindi nkuru byigeze bivuga, uretse aba YouTubers bagenzi ba Ismael Mwanafunzi nibo barimo kuvuga kuri iyi nkuru, nubwo itakomeje kuvugwaho muri iki cyumweru, ariko izi nkuru zavuzwe zirahari, ziri ku rubuga, zaraprobinzwe. Ni ukuvuga ngo rero kuri kwandika titire mu marira meza, ugashyiraho n'utumenyetso tugaragaza ko arimo kurira, arahombye, agize ute, arabahwate. Ibyo bintu byo gukabya ugamije kugira ngo wibonere views ntabwo aba ari byiza, biba bigamije gukomeretsa umuntu. Aho niho biba bibi cyane. Iyo inkuru ivuzwe mu buryo bw'isesereza, bituma umuntu arushaho kubabara no gukomereka umutima. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma biba bibi cyane, ni ukuvuga ikintu ugamije inyungu zawe bwite. Kuvuga inkuru y'umuntu ugamije inyungu zawe bwite,
utitaye ku muntu. Hari igihe inkuru ikurura abantu, noneho inkuru ugasanga bamwe bayikoresha kugira ngo babone amaviyuzi, babona ababakurikira, babone amafaranga. Iyo nkuru bakayishyiramo ibikabyo, bakayigerekamo n'ibitarimo. Cyane nk'uko mbivuze, nyir'ubwite nta kintu aratangaza ngo avuge ati byamugendekeye gutya. Nta n'uzi n'impamvu y'ibi byabaye cyane ijana ku ijana, n'uburyo arimo kubikora, niba ari buze kubikosora nk'uko twumvise nyine uburyo abanyamakuru babivuzeho neza, bagiye babisobanura, ntabwo tubizi. Ariko ugashyiramo ibintu byo kuryoshya inkuru, ntabwo aba ari byiza. Twibajije tutse mbese mu muco nyarwanda ahari hari itegeko rigenga uburyo bwo kuvuga amakuru, cyangwa se hari indangagaciro yo kuvuga amakuru ku buryo bidashobora gusesereza mugenzi wawe, no kumenya uburyo watangaza inkuru ariko ushyizemo ubumuntu. Mu muco nyarwanda hari ihame ry'uko burya ibyago by'undi atari ibyo kwishimirwa, ahubwo ibyago by'undi ubifata nk'uko nawe ubwawe byakubaho. Ariko muri iki gisanga abumva ko baha agaciro iryo hame usanga ari bo bakeya. Mu by'ukuri ngo umenye uti nyir'inkuru, nyir'ukuvugwaho, ibi byabaye ni umuntu nkatwe, natwe ejo mu gitondo bwabyuka byatubayeho. Sinzi niba ari buri wese ubiha agaciro, ariko mu muco nyarwanda nk'uko tubyumvishe si uko byakagombye kugenda. Ese ntabwo bikwiriye ko twari dukwiye gufata akanya tugatekereza niba inkuru tukikoresha mu buryo bwiza cyangwa bubi? Sinibaza niba ibi bitari bikwiye kuduha isomo, ngo dutekereze tuti se ikibaye kuri mugenzi wacu mu gitondo twe biragenda gute? Itangazamakuru ryiza ntabwo ryari ryarindi ryo kunezezwa n'amarira y'abandi. Dukunze kubyumva kenshi, kumva abantu ku kiriyo, mu byago by'undi muntu niho bari guserebura, niho baboneye uburyo bwo kuvuga inkuru y'umuntu, kumva bayishyize ku karubanda, kumva banejejwe n'uko abantu babakurikira ari benshi. Ni byiza kuvuga amakuru pe, byumvikana, tugatangaza amakuru kuko ni ngombwa. Burya amakuru niyo mesaje ya mbere nk'uko twabyumvishe. Itangazamakuru rikozwe neza ni umuyoboro mwiza ufasha rubanda kuva mu nzira mbi bakajya mu nzira nziza. Ariko nanone tugomba kwibuka ko umuntu afite agaciro, mu buzima bwe bwite. Niba wenda udaha agaciro umuntu, banza wowe wireba. Hagize umuntu ukuvuga akakuvuga nabi, wakumva umeze uti? Dufate umwanya wo kwigira ku byabaye kuri Mwanafunzi, ariko tunatekereze ku ngaruka zo gufata umuntu tukamuhindura inkuru. Ibyo tubitekerezeho, ntiwirebeho wenyine, ahubwo icyo kintu kikuzemo. Hano reka twibaze ikibazo: ese koko buri nkuru yose y'ibyabaye ku muntu ni ngombwa kuyivuga? Dutekereze ku byubaka kurusha ibyasenya bagenzi bacu. Murakoze cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka, mwibutse ko hari kumwe na Alphonse Habimana. Bye bye, ciao ciao.